Mugabe. Gakwihera? Gakwiye. Hano umukire twatiri gutondera akawunga nyine. Aje kuyesha nanga ati n'umundi agutoramo nyine akawunga. Urundi nabonaga amafaranga usubwa 2,500 yakoresha iki Mugabe? Turahirya kabisa. Ni nyinshi. Sitijya gatatu. Yatumaze gatatu. Kujya gake gake gusubiza nimba turakora amafaranga ushaka. Barenda gakumbudu. Abaga nk'iminota 5 ngo nikubita hasi nepfira. Oya. Anga nayizanya ahubwo tujye gushaka amakara. Tangiye guzanima. Ngo se no kureba neza kubera isere. Ubwo sawa iki kumbona noneho wicana ngaho igo. Ndi numvaga ndi gaze nsanga udahari. Kanicarire njyewe kanisi yatwanze mwa. Agiye gutese. Umunsi nakaraka ndisuba. Kahise. Cha mu minsi yose ntabwo barese. Ariko twitekerezaga ko ari kubona na nkwepe nimire neza. Ariko cya kigabo ndavuga nyirinzu. Aje kirakimena. Mene gikoma. Akibindira rwose. So byatewe n'iki komenuka cyagera wagiye kumureba. Ase byagenze ute kutugeza namwe? Ibazo wantu ngo yashaka ko turyamana. Wose? Ngo turyamane da yambwiye genda mu rugo woga ushaka umwenda wawe w'umunutira. Nubwo njya gutira baba kesi wa mukozi wa. Noneho ndangije ndajyayo. Ngiyeyo abarambwiye nginjira mu nzu nyine. Njye numvaga ari ahantu agiye kunjyana nyine mu kazi runaka. Bakabona ubuzima tubayemo. Ariko ibaze yese ambwiye ngo njye muri iki. Ngo ubwenge buke bwawe ngo nibwo buzatuma utabaho neza. Kugira ngo ndyamane nawe. Amureba ndavuga ati shaho kabisa ngo turyamane. Wowe? Nigi kumarero yaje aragicurika noneho mwumve ko n'inzara ye basenyeraho umuryamye. Nshobora kujya nakawunga ngera mu mwenda nkamuhitana. Ubwo nawe waba uri muri abandi bareko. So waba urenzwe iki? Uri mu nzu yiwe ngo ugiye kumuhitana. Nawe kubye n'undi katagushakira ikintu. Narashaka rero ko turyamana. Kari sorry. Ngaho. Kari. Bit. Hawo tugenze gute? Ni tureba uko twitekera kagafu. Tukari ke tweteka rumanga nari cyo bero uko duhawe. Imboga byo no bitekereze pe. Oya, imboga nazo turabitekereza. Ubwo ugashize hano mu nza wumve tujye gushaka dodo urumva? Tujye gushaka dodo. Tuzitogose neza nyine zise nkaho zegerana. Ubundi dushiremo koko nyamazi se. Ubundi dushyiremo umunyu. Arishe biramirika. Aha, kajya kwishakira ibiti. Wakoze mwana wakoze kunzanira. Ariko je karageze natangiye kwikunda sinasubiye inyuma syagaciro kanje nuko banyikiye urwibutso rw'ubwana mama ndakumbuye ndagusengera uri hose umwana wawe aracyariho nubwo yabaye umutima zegukira umutima ukomeretse ndawukomeza mu rukundo naho banyanze imana yaramfashije ndababarira ariko sinibagirwa ukomeretse Umugore ufite ikibazo ko mwumva akamutesha. Ire
igikoma mwatetse kiri uratatekereza igikoma muri runo rugo nta kimwe muranshura se yarize yagicuritse ubu ngubu maze iminsi ngahe naje nibona igikoma mu kera kinini ubuzima izamura ibyo bintu byihorera ntakoze abantu ndaje agiye kuzana inkwi ndakware ndebe ko twitanga narebe aho ngaho yose ubwirwa n'iki atari ayimena hari hose turahafunga tugerekaho amabuye tugerekeho ibiti ntabwo ari bubone uko yinjira nta bintu byo gusiga isafuriya umuntu kujya afata isafuriya akayirukanka abonanye n'izaje afata isafuriya akayirukanka nzongera kumva ngo yabimena ikibazo ni uko abimena ari njyewe hano cyakoze yewe mbaye ndeba n'ibintu ndetse kandi abona ubuzima tubaye ntazaza rimwe tugahabwa ku mwese mwabaye muti uko kari wowe n'agakora mwabaye bashaka guhangana n'umuntu mu nzu yiwe n'ujya mu nzu yiwe ariko se wese aba bibona ukuntu tubaye mwese ubu turishimye abitaye hose ariko buriya hari igihe kizagera njye sinite ko ndi impumyi mpaguruke njye gushaka akazi kandi abizi ko nshaka ngakora bazi ko ndi kameze gato disowe ariko kose ntabwo kugira ngo ngumye nitwa n'inzara ahangaha aho kwicwa n'inzara udakora wakicwa n'imvune z'akazi ntagende ko niko muko izi voka nizo musigaye muteka indi uri kuzigira gutya se iki giti indi uri kukihana ahantu haya mafuku ayagera ubu nimwe muri kuzishwanyaguza mugira ngo zareze cyane maze kubuza inshuro zingiye gucana aho ngaho maze kukubuza inshuro zingiye gucana aho ngaho ese urumva njye bindeba niba narakubuje ngo ntabwo nshaka gucana aha ngaha ntabwo mbishaka ariko umubaho murya ubundi ese ubundi ugiye guteka iki kumbwira ko nta mafaranga ugira yo kunyishyura ugiye guteka iki ibyo uteka ubikora kuki mutabona ubushobozi bwo gukora amafaranga yo kumara muri se wayakureye n'ubucucu ufite wayakureye n'ubugoryi ufite ariko ni gute ushobora kuba umukobwa ungana nawe utagira ubwenge nakubujije gucana ubwo bugi bw'urukwanga ariko ntabwo ujya unyumva n'ibiki gakwari yazanye mugiye guteka ndakubaza ngo ushaka ugi nese ugiye ko winjiye mu nzu yanjye ntabwo ariko si cyo cyagazanga kimeze nka nyabingi cyo kiri mu bicyanga kiri n'ibikira hende muri gushwana sohora yes inzira amufite kandebera to nta mafaranga mufite hanyuma mugakuraho kugura pate jaune hehe yakoze barayumuha kuki atakoze ngo bamuhe amafaranga yo kunzanira kuki mukorera ibyo kurya ntimukore amafaranga yo kwishyura inzu yanjye ubwo rero bakubwira ari 250 no kuba akawunga watura 250 ukayaterateranya mukazayuza muka amafaranga yanjye ubuse muzamuje kubirira hanze mbese n'ubundi ko tujya kurya ukaza ukabimena ubona subwa mugana ni mugira impuhwe zikiwe kuki nta bwenge ugira uko ntagira impuhwe niko nawe utagira ubwenge uko ntagira impuhwe niko nawe utagira ubwenge nta isoni ngo nta n'impuhwe ngira shibe turi kwiga nawe uzari kandi ndabizi ko utazatinda nkeneye kumbwira giso wagira ngo ni iby'impyisi
ubwenge ufite ni buke cyane ntabwo bikwemera kuba. umva ngiye gushaka twangare, tugiye gushaka iyo tujya twangare. Wabona nangiriye neza, wabungiriye neza. Uryamana nanjye wese weke kunyeneye kuryamana nawe wose uryo. Je nabuza no kuryamana nabo se njyewe. Nyine warandavuye umunsi wa binsaba. Kwasa nta nisoni. Yaba yese ari wowe. Reka nkubwire. Ubwo bwo utangiye kunzanaho. Tangaza hano hose. Ndaje mu kanya kaniza n'umufunda kureho urugi wanje. Wagaruye kawunga yacu wa mugabo. Ndaguteza abantu nanjye. Nikosha we uretse gato ariko none umwana yanjye musore bite byawe ni byiza ariko se ibyo byose bihora ari byiza bihora ari byiza musajya mu bwenge hanyuma igitoki cyacu wari ukibye kijyanye hehe ikihe gitoki sawa mva musore ntituvuge ibintu byinshi uri kumva iki gitoki nciye ahangaha iyi nsina ihagaze mu minota itari myinshi rwose none ndagarutse nsanga urakigonze nawe kigeze gutya ubu kirahagaze rero ubu kirahagaze rero sa mugabo uretse kwiyenza ubu ushatse kuvuga ko kino gitoki ni ku bisenyi nk'imisenyi niyo kigonze niyo ushaka kugitwara ntibigaragara se igitoki sawa nshatse gutwara kiretse igitoki ngiki ntabwo uri kukibona ndakubwiye ngo nciye ahagihagaze none wahageze kiragondama bivuga ngo wari ugiye kukijyana hehe no kukirya no kukigurisha nakusha uvuye ku mavoka turakwihoreye turakwiyamye uravuga uti ntabwo mbaha amahoro reka nze mu ntoki zabo mwari ibitoki ariko turaduhinga meze musarure sa nose naho iwanyu nose naho ni iwanyu hano ni iwacu none urutoki urimo rwafasha nga basi amakosa n'ayanjye nose ubu ngubu ndabonekerwa ku buryo bati igitoki kiresheho amabati ncitse nagiye kuriranye twaje reka nkubwire rero ubu bwa mbere narakwihanije ubu ibikurikiyeho no kukujyana mu bayobozi kuko ndabona utumva ubu se wahereye muri voka uje mu rutoki ejo ndagusanga mwene zacu urimo urazitwara nazo urajya kuzigurisha ubu nta nubwo uriya kubona ari munsi y'urugo se hariya mu rugo ntabwo uri kuhabona ntabwo ubona ko ari munsi y'urugo ugire n'ubwoba bwo ati hano hantu hafite ba nyiraho reka tujye kureba ahantu hatari n'inzu wasi mwana kuki utagira isoni nga amakosa n'ayanjye ariko ikintu ashaka kuvuga cyo ntabwo ari njye agize igitoki cyacu hanyuma izo mvuze ni ko wari uhagaze njye nari mpagaze se ndaje nsanga ahubwo ufite gahunda yo kutwiba igitoki siyo gahunda izo muzikuye mu ruzitiro rwacu turuzi se urugo rwanyu ko ari nguru ruriya nk'uyu noragwana ngagukemura muri bino none se urutoki ndimo ndakubaza uru rutoki ni urwande ruzitiwe n'urugo rwande si urwacu waduha amahoro kwa muganga ariko ubundi witwa nde witwa nde Gakwaya Gakwaya kabisa amazina y'ibisambo abana batarezwe wowe witiranwa n'abasaza Gakwaya ni izina ry'abagabo reba ukuntu ungana wowe witwa nde nitwa Stone umwana w'umujyi umwana w'umujyi se uri kurwana nanjye imwe ngiye kwitekeresha ngo nibereho bya bikumarira iki urazishonje se nawe nshongeye inkwi mu rugo se nta nkwi dufite kandi ziri nyasa pani utu tunyaye utu ngutu uza mu gusenya ingo z'abantu uru bukwe ntabwo urukoye mu rubariro usatse nkigenda mureke mwigendere cyangwa mureke utwibe ese warimo uragenda cyangwa umusanzu uri gushakisha uburyo bwikoreye kino gitoki se wari kugitemesha ngo nta muhoro ufite ni uko ibintu bihuriranye nta wundi nari kwigendera nose nyine wagenda ujya hehe uri kugenda ujya hariya ndi gutaha kandi nsanzwe urimo urareba hariya ntiwarebaga imizi y'insina cyangwa washaka kuyiterurana n'imizi ugatwara ariko none ibisambo by'iki gihe bisigaye bifite n'imbaraga kandi ubu se wari kwikorera no mutumba ugatwara n'igitoki byose bigakunda
niko wari gutwara iyi nsina ugatwara n'igitoki bigakunda akuze n'ikindi mbaye hano mwereke tugende imbere tujye iwanyu ndakubwira ngo ujye imbere tujye iwanyu ibintu bitumva tugendere kuko udashaka kugenda ariko ko mbona udashaka kugenda niko ndebe ugaruka iyo muko wiriwe asiwe nimwire mwaramutse mumeze mute ese kuvuga nk'utarya bite bya navuga neza gute igisambo kiturembeje navuga neza gute igisambo kiturembeje niko niwe batumye musaza wawe kuza kutwiba musaza wawe niwe wamutumye ngo aze twiba ahubwo icyo atatwiba ni iki ubwo rero kangaha yari yatwibye amavoka yaje munsi y'igiti cy'iwacu arayatoragura si uguheha aratwara wumvishe ibyo bintu ndabyihanganira tandukanya gutora no kwiba yayatoye mu kwanyu hari mu kwanyu hanyuma kubyihanganira reka ibyo mbyemere hanyuma igitoki cyacu nsanze agiye kwiba wabimutumye ubu nawe kujya kumvira ariko nasi ibintu nzanye ni igitoki nzanye icyo bundi ni ibisambo rwose ntaho bitanira no kwirengera umusanze he umbwiye ko wari wagiye ntabwo umbwiye ko wari wagiye gutora inka musanze mu ishyamba cyangwa musanze mu rutoki rwacu nawe umbwire mu rutoki dufata nk'abantu kuba gutoragura inkwi hehe subiza inkwi hehe mu ishyamba cyangwa mu rutoki mbese aho uhagaze n'iwawe sawa kabisa uhagaze n'iwawe noneho ndabona ufite gahunda yo guhangana uyu musaza wawe ntimuzongere kudukanga mwabana ntabwo tuzongera kubakanga ariko twe tuzabafungisha noneho mbanze nawe kubwire ubwa mbere n'ubwa nyuma sawa twatubonye ahantu tutishyura tukabona ahantu turya tutishyura ni uko uvuze ako se ubundi iyi nzu murayishyura we urajya tubigenze gute njye ndashaka ko mutazongera kugaruka mu kwacu ntabwo tuzagaruka bayigeni ntabwo tuzagaruka niwe wabivuze ni njye bivuze ntuzagaruka ntabwo nzagaruka kuko musaza wawe wamwumvishe njye niyo njya kumufatira mu bintu byacu nzakora uzakibona atari ukumwica nkaho undi kudufungisha byo ntari wa mugabo ese kumwica uretse kuri wa mugabo kaba turusha ibintu byo kuba uraya kugira iki aho kuriya ndabaza gutera umuntu umujinya abandi bagiye ese mugabo ibintu hano ngaho tuvuganye ntabwo ubizi ntabwo nimvuze ko ngiye gushaka utuntu dutekesha akawunga tukariye nta kintu dufata tutakoreye ahubwo se dodo wari wagiye kuzana wazibonye wasanga ya kawunga irahari idahari se yagiye wa rugabo kakagabo nako gafite umuntu nk'iyo ko namwimye yaje arayiterura arayijyana ayirengana hariya yayirenganye hariya ni